Kurikije ibyaha Ndimbataregwa agomba gufungwa hagati y'imyaka ingahe n'ingahe? BYOSE ni hagati y'imyaka 20 na 25. Yego. Iyo aza wenda kubona ahantu aca agakwepa igihugu akigira icyaha aregwa kirakomeye kuko niba abana yarababyaye arabemera barahari. Umukobwa yateye inda uwo mukobwa nawe arahari. Ari ibimenyetso igihe abana bavukiye umukobwa yaraturuzuza imyaka 18 iyo ni BYOSE. Ntago noneho ni icyaha gikomeye mu Rwanda bafata kiri serious ku buryo kitagira impamvu nyoroshya cyaha nimwe. Iyo gitutsi kirasanzwe ikidasanzwe n'uwo kivuze. Yego Prince Kid 10 na 15 agomba gufungwa. Ibyaha nibiramuka bimuhamye. Mumeze neza cyane ni yawe TV ni Patrick Bentetena tatugarutsa muri stories zigiye zitandukanye icyo mwibutsa no gukomeza kubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru zibazo zigiye zitandukanye tukasura kandi na website ya yawe tv.com kugira ngo ubashe kumenya isi bayerekeza umenye amakuru umenye biba bivugwa hirya no hino mu isi dutuye ikintu cya mbere ni amakuru uko mubibona kuri screen zanyu turi kumwe n'umwari tujye kuba twimyanira meze neza ku kirinete cyawe Meze bon. Ariko no kuri cya turi muri abantu bagiye byasi. Kuri ka iPhone. Nago cyane sini. Aga iPhone wapi? Agatekino kanje nishimiye ariko nago njyana sini. Wishimiye. Cyane. Wishimiye bivuze iki? Murusho gutunga ikintu atishimiye. Yego. Ari ukubura kwagira. Ari ukubura kwagira. Akagere bakavuga ati mwana wampindi nayijugunye. Byagigeze biko hose ugira utunga ikintu utishimiye. Nyine mitambyakira ko bwo bushobozi mfite. Ariko ndaye mfite amafaranga sinayatsimba ngo nkigumane to. Ese ujye ubona amafaranga. Amafaranga arabura se gusa ahubwo. Kana bato. Amafaranga yarabuze. Kigali ko gutaka amafaranga ni ikibazo gikomeye. Abasaza b'Ikigali ngo batanga amafaranga rwose hari amasheka sinye. Ntago ndahura na bamenya mu ndagira imihanda baba mu nkubita nimero z'utwapa. Nkubita kapa KG 20 ubundi mbereke. Amasheka arasinye ikibura no kuzaho amazina gusa. Abantu n'ahantu mbazi. Meze neza. Meze neza cyane. Murakoze cyane. Ntabwo twaduherekanye yaciye igihe kinini wari uhugiye mu biki kutaberetse kudusura. Byahese. Kigali barabaye Kigali. Ni byinshi wa munyarwanda we. Ni byinshi abarimo amakona menshi to. Ariko umuntu agenda akabura kabase umuntu yaragiye mu cyari makora za ndirimbo ze. Byari meze cyane. Ndirimbo mperuka. Ego. Mu gaturemba nka kamwe tukinjira muri mode. Kuririmba byo ubundi. Nashaka ko mbaririmbira. No na mbere nza hano ndika ko nakubwiye ko nkunda Vestina na Dorcas. Bafite akarimbo gashyashya rero ndi gukunda. Bajya baririmba ngo ntuve mu masezerano imvura y'imigisha iracyaga akantu kakirya ariko Gwitiriye n'ibihura. Akaba kwirya akaba ari ingenzi. Ngani ko kwirya bari ingenzi. Akamugana umwari utirya ubundi biraba bimeze bite. Ari umupasiteri twa Panse bavuze ngo umukobwa utirya ngo yifate gutya yifotoze abafite akabazo. Hari utuntu twarapfuye. Ukubona akabazo kaba gahari. Ariko no kwikaba gahari pe. Ese kwirya no kwiyemera bihura bite? Kwirya no kwiyemera ntago bihura. Ntago nyine bimeze kimwe. Kwirya ni kwa kundi nyine umuntu abasa neza nyine ubona ari nka byari gufiringa ari byo byatumye ahindura imyitwarire. Ariko umuntu wiyemera ni wa muntu buraho yikina ibintu ataza adashoboye nyine yishyira ku yindi level kandi bitare ego. Nese uko nguko watira nk'umuntu agafone ukahita ujya muri Snapchat ukikuta agafoto kakiyohereza kuri matushe yawe. Ya make. Ego. No kwiyemera no Haya no kwirya. Keretse ugati ahubwo wenda tuvuga ukajyanye nk'ahantu. Ego. Aya aya keretse ibyo byari ubwiryo nyine turi gufiringa utuntu ufite ari umwemere kwa kundi ubwira umuntu ngo ugiye ngo sinakoresha ngo butekino ngo reka ngo Android ngo butesha umutwe ngo bwuzurusa ngo ngiye nkoresha iPhone afite nka mobiseri
agatelefone ka mobiseri urakazi hari agafone gatonya kakanditseho mobiseri shayigwa ariko gashobora kuba nk'umuriro wakumaramo nk'iminota 45 cyangwa agahamagara nko mu murenge umwe ahubwo imwe muri karite mbaziho nuko phone bazibiba buri gihe ese utari kuri WhatsApp ushanga ejo ndi barayinyibye ego bazibiba buri gihe hari abo baziba hari ubaba ari urwitwazo nyine bidahuye ego umuziki warawuretse se uyu muziki ntago nawureka kuri njye gospel n'ubuzima iyo ntuje iyo mbabaye iyo nishimye ahantu hose n'abandi gospel muri njye biba birimo mba ndirimba mba nishimye uririmba wishimye akarege batuye umuntu koko umuntu yo murebye muri nabone baze muri comment batubwire barakunde umuntu akabona gospel akaba igihu Yote ndege uko mubona kana gospel shaka ari igihu je nababwira guca imanza ntago ari iby'abantu n'iby'Imana kandi ko tubona umuntu imbere ntago bihuye nuko abameze inyuma ushobora kumubona ukabona wenda ni umunyamafuti kandi imbere afite umutima mwiza kurusha abandi biyorobetse ntago mbyumva imigani y'Abanyarwanda ngo rwubika ruzi gusya nyine wa muntu ubona wiyoroheje wagize gutari ukora amabara atabaho kandi umuntu ureba ukumva ugiye kumucira urubanza ugasanga niwe uri seri ayo umwana mwiza nakubitiye agakabutura rwose agakabutura ni ibintu bisanzwe ikabutura ngiye nkunda no kuyambara ahantu ntayambara ni hamwe sinashoboraga kuba najyana ikabutura mu ishuri tekereza ariko we umuroya muzima n'ikabutura mu ishuri n'ikabutura mu ishuri baraye hari ikintu uba uri gukora cyangwa hari tayito uba ufite ikakubuza kugira ibintu na bimwe bishoboka nk'uko utazi umuprofeseri utajyana ikabutura mu ishuri nyine wigisha nk'uko utabona nyine umuntu muzima ukora wenda nk'umu executive agiye mu murenge ushobora kumubona muri weekend yiyambariye amakabutura ari muri siporo anabikunda ariko agiye mu kazi hari ibintu bidahura wize amategeko rero uri umunyamategeko metre arabura amezi ayado nkahita nitwa metre birofisho uzongera kunyita izina utabanje ako kantu tuzibarangura mbese uretse muri classe n'ahandi wajyana ikabutura hose nawe no mu rusengero sinayijyanamo nyine hari ahantu haba hiyubashye utajyana ikabutura ariko ubundi nkunda kuyambara ubundi uyijyana ahantu hatiyubashye nko mu kiganiro ntabwo no mu kiganiro urumva ariko ahandi hasigaye ni ahantu nyine hasanzwe hari kuri umuntu atanakwibazaho atanabitekerezaho ariko ushobora kwinjirana ikabutura mu ishuri ry'abaroya bose ukabona birabatunguye bagahindukira bakakureba cyangwa ukajyana ikabutura mu rusengero abakuri hafi bose ukabona barakurebye nyine birabatangaje ariko umuntu wambara mu kiganiro nambaye ikabutura ntago yakumirwa atabona nyine ari ibintu bidakaze kabisa ni hatari uko none ubwo uri umunyamategeko biraza ko ari byiza cyane tumaze iminsi turi mu bantu bakeneye amategeko kuri yawe turi mu bantu bakeneye amategeko cyangwa hari abandi bantu bakeneye amategeko hari abantu bamaze iminsi bakeneye amategeko urumva umunyamategeko araza kudufasha abantu bakeneye amategeko duhere kwandimba ati rero urubanza rurabaye haciyeho yakatiwe iminsi 30 nyuma za kujurira ifungwa n'ifungurwa mu mategeko ndabivuze cy'ubundi ifungwa n'ifungurwa byemewe n'amategeko mu mategeko gufungwa ni cya gihe umuntu yafashwe n'inzego zibishinzwe inzego z'ubugenzacyaha bamukekaho icyo gihe bamukekaho niyo baba bagufatiye mu cyaha neza uri gukora ibyo baguhora icyo gihe urukiko rutarabiguhamya ubu kivugwa kukekwaho habaho intoza yitwa presumption of innocence ubu uri umwere icyo gihe ubwo ngaho ni igihe uburana ifungurwa icyo gihe ni ugufungwa hanyuma gufungurwa rero ni igihe urukiko rwakugize umwere ko ibyaha wari ukurikiranyweho utabikoze nyine utakibihorwa gufungurwa nyine gufungurwa ni igihe wabaye innocent nyine mu mategeko ntabwo wabaye umwere
ariko hari igihe ubwo tugarukemo inyuma gatoya. Yego. Hari igihe uburana ifunguro uvuga uti wenda njye mburana ndi hanze. Yego. Ariko urukiko rutaremeza ko wabaye umwere. Yego. Ibyo bibaho. Hari n'igihe uba wafunzwe wenda bitemewe n'amategeko. Kuko hari amasaha bemerewe kuza gufatiraho umuntu, hari amasaha bemerewe kuba bagusaka niba wenda hari ibintu bagukekaho bindi, hari n'igihe batemerewe kugutwara. Iyo bagutwaye rero mu masaha anyuranyije nayo uvuga ko wafashwe bitemewe n'amategeko. Cyangwa iyo wafashwe n'abantu badafite uniform batakwerekana kadi z'akazi kabo, ntago icyo gihe urumva uba warenganyijwe watwawe n'abantu utazi washimuswe ibintu nk'ibyo. Rero hari procedure nyine bakurikiza kugira ngo bafunge umuntu. Hanyuma umuntu igihe akiburana kuko nyine hariyo ya presumption of innocence, ukaba ushobora gusaba ko bakureka ukaburana uri hanze ugafungishwa ijisho. Urumva icyaha kiba kitaraguhama ngo bavuge ko ugomba kuguma muri gereza. Rero bashobora urukiko rusesengura impamvu zishobora kuba zakwemerera kuba uburana uri hanze, babona nta kibazo bakabikwemerera, babona harimo ikibazo ntago nyine bakakurekera muri gereza. Yego. Ushaka kujya kuri negative, ubwo turimo ni negative. Hano ushobora kuvuga ngo niba umuntu ari hanze. Yego. Mu mategeko bivuze iki kutamwemerera ko ajya hanze? Ni iki byakwangiza? Kutajya hanze. Hari igihe nyine bakureba bakabona nibaramuka bagusohoye hanze ushobora kubura. Ushobora kubangamira ibimenyetso. Ashobora kuza niba wowe wari umugabo uzatanga ubuhamya cyangwa nyine umugabo mu rukiko. Ntago bagikoresha abagabo, abatanga buhamya. Kuko abagabo bose so bagira ukuri n'abagore barakugira. Abatanga buhamya bakabona niba musohora hanze ashobora kuza wowe kuko wenda wikundira byari cyangwa iki akagucacaca na famille ye bakakujyana ahantu ku ruhande, tubabarire urabona ibintu biba bigoye. Niba umuntu yahamijwe akekwaho icyaha gishobora kumutwara kumufata imyaka 25 afunze, aho ngaho yaguha amafaranga yose ashoboka kugira ngo icyo kintu kirenge. Akaza ashobora kubangamira ibimenyetso, ashobora kubisiba bimwe na bimwe bibaye bisibika, ashobora kubangamira wa wundi waregaga, ashobora nyine gukuraho abatanga buhamya. Babona rero ibyo bibazo bishobora gutuma urubanza rwangirika, justice kabura, bakakwangira kusohoka hanze. Okay, aho ni hamwe. Yego. Twinjiye mu rubanza nyirizina. Yego. Ndimbati bwa mbere araje aravuga ati ngewe naguze indaya. Yego. Amafishi ngaya yerekana ibimenyetso bitandukanye. Yego. Nyuma agarutse kujurira bwa kabiri azavuga bitandukanye na bya binde bya mbere. Byaba bivuze iki ku muntu? Shahari ubuhiye. Kavuga ngo ubuhiye byatari. Kuko buriya iyo ugiye mu rukiko. Mu rukiko habamo greffier. Umwanditsi w'urukiko arandika. Abacamanza baba barenze umwe. Akenshi ubundi abacamanza baza ari ibiharwa. Iyo ataje aronke baza ari 3, 5, 7 gutyo. Baza ari igiharwa. Yego. Umuntu wese azacunga urubanza ntazigera abonamo, ntibishoboka. Nta nubwo baza ari 2, nta nubwo baza ari 6, baza ari igiharwa. Noneho urumva harimo abacamanza benshi baje barenze umwe. Harimo prosecutor, umushinjacyaha, harimo abavoka wenda bashobora kuba baburanira umwana cyangwa baburanira Ndimbati bari bahari. Urukiko rwaranditse ibintu biranditse, warangiza ukagaruka kuvuga ibidahuye nabyo. Nyine bigaragaza ubwenseriye, bigaragaza ko ibintu uri gukora birimo amanyanga. Buriya banaramutse bagufunze hari nk'icyaha nyine uri kuregwa kiri serious, ubaye ubishoboye bagufata ugafunga umuntu nk'ugaceceka, ukagenda bakagufunga, bashaka abana kubaza izina ntiwivuge, ukagenda ukabanza ukamakinga sure ko ugiye gutekereza ku bintu bivuge, ntabwo waba urimo nta guhubuka ukavuga ibintu uzasubiramo. Iyo wazanyemo gucagagura amagambo kugira gute, bahita nyine bumva ko harimo ibintu by'amanyanga no kutaba umunyakuri n'ubwenseriye benshi. Bene ko ngo kwivuguruza bivuze ko harimo ibintu by'amanyanga bidasobanutse. Ibintu uvuze uyu munsi si byo uvuze ejo, se gute se ko kese ari muvuga ibintu utanga statement ebyiri gute? Ese ubwo Ndimbati umunyamategeko nashobora kugira akamubwira ati ko yabintu wavuze birakomeye, ivuguruze turebe ko byakoroshya icyaha. Kwivuguruza
buriya niba umuntu wese aburana ashaka gutsinda, ikintu gishobora gutuma ahindura ibintu bimwe na bimwe keretse iyo abonye nta yandi maherezo akemera icyaha ataruhije urukiko, kuko hari ibyaha bigira impamvu nyoroshyacyaha. Rero yakwemera ataruhije urukiko, noneho umunyamategeko we agatangira gushaka ingingo zimusabira kugabanyirizwa yabonye ko nyine urubanza adashobora kurutsinda, akahindura ibintu yavuze, akivuguruza, akemera kugira ngo yereke urukiko ko ataruhije, hanyuma bamugabanyirize. Yaba ariyo mpamvu nzima. Umuntu ashobora kuvuga ati ibi byaha ko bikomeye wabyemera ataranabikoze kugira ngo icyaha kigabanyuke, kuko umuntu ashobora kuzarema. Biragoye ko umuntu apfa kwemera ikintu atakoze, ariko wabona bakurenganya bakabigushinja ariko wahakanye, ariko biba bigoye ko umuntu nyine yemera icyaha nyine yagize atakoze. Ariko nyine hari abarenganywa ugasanga nyine birangiye bamufunze gutyo. Ubwo byagira izihe ngaruka? Ibintu utakivuguruza, ibyo ngibyo uba uri mu marembera, uba uri mu nzira zo gutsindwa. Point nshyashya ziza zunganira bya bindi, ntabwo ziza zitandukanye na bya bindi. Yego. Ubwo niba amategeko abihamye neza ni ihe? Kuko ibimenyetso byose uba ufite barabyemera, wabibona mbere wabibona nyuma. Ushobora no kuburana wenda RIB ikaza igatara ibimenyetso utarabibona neza, ugakomeza ukajya kuburana mu rukiko neza, ukagerayo hari n'ibindi bimenyetso utatanze mbere, nta kibazo barabyemera, ariko nyine ntuzanyemo ibintu byo kuhushanya. Ubwo yahanishwa iki? Iyo nyine uri guhushanya, nkurikije ukuntu mbibona mu mategeko, barabimwangiye, gusohoka byo barabimwangiye. Kuba yatsinda biragoye kuba yatsinda. Nyuma y'iminsi 30 yarajuriye, iriya minsi 30 ubundi aba ari iy'agateganyo. Yarajuriye buriya muri iriya minsi urukiko ruba rukiri gusesengura ibimenyetso ngo barebe, kandi icyaha aregwa kirakomeye, kuko niba abana yarababyaye arabemera barahari, umukobwa yateye inda uwo mukobwa nawe arahari, ari ibimenyetso. Igihe abana bavukiye umukobwa yari aturuzuza imyaka 18, iyo ni viole sur mineur. Ntago noneho ni icyaha gikomeye mu Rwanda bafata kiri serious, ku buryo kitagira impamvu nyoroshyacyaha n'imwe, habe n'imwe. Urumva rero biragoye ko ruriya rubanza ruragoye ko yarutsinda. Uruca abana nafungurwe barabyemera, bakazanamo na Sabemo ikibazo. Sabe biriya ni amarangamutima, kandi amarangamutima ntagakora ibintu by'uko Sabe yagize se. None se njye nagiye kumva boda Sabe abantu barimo baramutuka yipostingiye akantu, ajya akunda gupostinga utuntu agashyiraho nk'akabazo abantu bagasubiza. Rero njye nkunda comment, sinzi ukuntu nagiye muri comment ngo ndebe ibintu bamusubije, mbona abantu bose bamututse ngo ndimbatingura umugome ngo mpaye nka data. Ndavuga ibintu birakaze. Gusa kiriya kiganiro yakoranye n'uriya mukobwa, aba yari umukobwa wamusabye ko bagikorana, nta kosa njye nambona kuri Sabe. Abaye wenda abantu bahita babishyiramo ubushuti, bakavuga ati wenda kari abantu bari muri industry imwe, akaba yaramuvugishije bagakemura ikibazo. Ariko se niba umukobwa yaramwibwiriye kikanga gukemuka, Sabe niwe wari buze kugikemura? Umuntu nge wenda ni urugero, nge nawe twarabyaranye, ikibazo wananiwe kugikemura, nakubwiye ibibazo, ubu ndajya kubibwira uriye ngo niwe uri buze akakubwira ukabyumva. Sabe nge nta kintu mu blaminga pe, yakoze ikiganiro n'akazi ke nk'ibisanzwe. Mu kazi ke Karame. Ubwo ukurikije ibyaha Ndimbataregwa agomba gufungwa hagati y'imyaka ingahe n'ingahe? Viole sur mineur ni hagati y'imyaka 20 na 25. Yego. Iyo aza wenda kubona ahantu aca agakwepa igihugu akigira nko muri Uganda, ibyaha bigira ubusazi, keretse ibyaha biri international nibyo bidasaza. Ibyaha bya genocide, ibyaha by'intambara, ibyaha byose inyoko muntu bimeze gutyo, ibyo byo ntibisaza. Niyo wazamara imyaka 40 batarakubona, niyo wajya he isi yose iraguhiga. Ushobora kwiba agafurati k'umuntu wajya hanze oya agafurati karoroshye.
nakuriya kwa Ndimbati ashobora gufata umwana ku ngufu agacika akajya hanze y'igihugu akazamara igihe kwanza ari hanze y'igihugu nta muntu umuhiga ariko iyo ari icyaha kiri international aho wajya hose baraguhiga ariko wowe warasize ufashe umwana ku ngufu ukajya muri Uganda tayari biba birangiye birarutana. Hari ibyaha byitwa felonies ni ibyaha by'ubugome bifungwa guhera ku myaka 15 guhera ku myaka 5 kuzamura. Hari misdemeanor ni ibyaha bikomeye guhera ku myaka hagati y'amezi 6 n'imyaka 5. Hakaba n'ibyitwa petty offense munsi y'amezi 6. Petty offense ni zazindi ni bya bihano baguha no muri record zawe ntibigire icyo byangiza. Yego rero ibyo icyaha yakoze ni felonies ni icyaha cy'ubugome yahemukiye Repubulika y'u Rwanda ni hagati y'imyaka 20 na 25. Ibyaha byose inyoko muntu se ibyo nari mvuze ibyaha biri international nk'ibyaha by'intambara, ibyaha bya genocide, ibyaha byose inyoko muntu nibiriye bya nyine bagenda ubundi mu ntambara kwa kundi nyine abantu bagenda bica abantu. Niba mu ntambara bavuga ngo ntago abagore n'abana, buriya mu ntambara ntago bicwa, ntago bajya ku rugamba, ntago bajya gute. Urumva iyo umuntu ahohoteye abo bantu cyangwa iki kwica abantu urubozo gutyo ya nibyo ngibyo. Abantu ndizera ko basobanukiwe neza cyane hamwe na metre. Aho ni sawa cyane tujye ku Miss Rwanda. Umuyobozi wayo wari umuyobozi wayo Prince Kid barayo bamuziritse akekwaho ubu abataremezwa baracyakekwaho presumption of innocence racyakora arakekwaho ruswa y'igitsina yakoga abo bari muri irushanwa rya Miss Rwanda. Ubwo bivuze iki kuba yatawe muri yombi? Ibyo bintu kuba arakekwaho ariko buriya kuba bakeka abantu baza gufata umuntu bakamufunga ntago bapfa gukeka biraho gusa bafite ibintu bagenderaho bakeka ariko amahirwe ashobora urakira amahirwe bashobora kuba bafite nuko abantu bose bajya muri Miss. Hari umuntu ujya muri Miss Rwanda ari munsi y'imyaka 18 ntawubaho kuko hajyayo umuntu warangije segonderi. Nase hari umuntu warangije segonderi agifite 17. Abana twagiye twiga neza kuri abaye hari umuntu wari uri munsi y'imyaka 18 icyo gihe yaba afite ibyago bikomeye kuko urabona abari bakuru hoya ashobora kuba ari mukuru. Erega umuntu mukuru nawe afatwa ku ngufu. Hari igihe umugabo bamufungira gufata umugore we ku ngufu we yikwereye. Rero kuba umuntu yaba ari mukuru byo ntago bimurenganura ahubwo bigabanya igihano. Iyo wafashe umwana viole sur mineur ni hagati y'imyaka 20 na 25 hanyuma hazamo Burundi iyo ari umwana urumva nko munsi ya 18. Ego munsi ya 18 duhita tubyumva en general nyine ngo ni viole sur mineur. Ariko iyo bije kugera munsi ya 14 bikomera kurushaho. Hanyuma iyo umuteye indwara idakira burundu uhita udodesha kaga n'ifomu tera ipasi ya burundu. Tugaruke kwa Prince Kid rero we abaye amahirwe yagira nuko muri abo bantu yahohoteye haba atarimo umuntu urengeje uri munsi y'imyaka 18 kuko munsi y'imyaka 18 bateganya igihano hagati y'imyaka 20 na 25. Hanyuma umuntu mukuru yirengeje ni hagati y'imyaka 10 na 15. Urumva bibaye birengeje bamuziza ko yabahohoteye yitwaje ububasha yari afite n'inshingano yari afite mu bintu byabagiriraga umumaro kandi bari bakeneye we akitwaza bwa bubasha bwe kugira ngo abereke ko ashobora kubaha ibyo bo bari guhatanira. Ego icyo ni icyaha nicyo cyaha bamuhamye icyo kwaka ruswa y'igitsina. Ikintu kiza mu Rwanda nuko batajya bafunga imyaka irenze 30 niyo myinshi 25 niyo myinshi baho. Oya 30 ni za ICC kuri international. Mu Rwanda ni 25 ntibajya bayirenza. Niyo bakorega ibyaha byinshi disi imyaka yabyo niyo bayiteranye ikaba 300 nta kundi nyine ntibarenza 25 kuryiyo cyangwa burundu hagati. Ubundi nyuma ya 25 ni burundu. Hanyuma ubundi bwo we ni hagati y'iyo myaka 10 na 15 agomba gufungwa ibyaha nibiramuka bimuhamye.
yego uko babitondeka kose byaba byinshi cyaba kimwe apfa kuba harimo guhohotera abo bana ni gutyo. Hanyuma ukabihuza gute se no kuba wenda umuvugizi wa Miss Rwanda ni mwiza Meghan muri 2019 yari yahagaritswe mbere byo bihura gute ibintu yavumbuye ukuri baravuga bati twe tumuvonyemo byashoboka bakareba bakavuga ati uyu muntu rero araza kudukoraho kuko Meghan bariya bakobwa baba ba Miss Rwanda akenshi noneho nk'abariya baba barahaye inshingano bafite ukuntu bari serious Meghan ni yavuga yabaga afite microphone kandi yari umuvugizi w'irushanwa rero ashobora kubona amakosa akavuga ati ngiye ibi bintu ntago ndakomeza kuba umuvugizi w'iri rushanwa n'ibi bintu byagiye biba gutya na gutya. Abantu baplayingaga bajyaga babaha kuko Meghan ari we wabaha information bajyaga babaha nimero ya Meghan bakayitunga kuri telefone Meghan akanaguhamagara akanakuvugisha akakubwira ukuntu ibintu bimeze rero uwaba wese yarahuriyemo n'ikibazo ashobora kuba yarahamagaye ya nimero wenda bakabwira Meghan ibintu byinshi yajya kubigezayo bagatavuga ati uyu ngo yaradukoraho. Abana bose biyandikishije muri Miss Rwanda bose barafite nimero ya Meghan. Ubuse umuntu akibaza ngo iyo ruswa y'igitsina cyangwa se n'iy'amafaranga uhereye nko ku munsi wa mbere abantu aribwo babihuza bafata umuheto Mutesi Jara avuga turi mwiza pe nyuma bikaza kurangira finale akoresha amagambo yakoresheje n'ubundi iyo ruswa y'igitsina cyangwa n'iy'amafaranga ivugwamo hashize igihe kinini ivugwamo. Urumva kuri Jore we generation ntago yari urumva kuri Jore na muheto ho wenda yaba ari y'amafaranga kuko y'igitsina yo ntishoboka ni bamwe ahubwo Meghan urumva iyo ushaka ikintu kandi Meghan ahantu yari ari nyine icyo gihe ashaka kuba Miss ntago yari afite ijwi ryazamuka ngo rimere nk'uko ubu ngubu yavuga bigakunda rero ashobora kuba nk'icyo gihe wenda akenshi hariya nta nubwo uba ufite ubushobozi iyo uri guhatana ntabwo uba ufite ubushobozi bwo kuvuga nka bariya iyo udafite umuntu ubikugiramo muri Afurika ngo iyo uri hanze ngo nyine bakubaza uwo uriwe nko muri Amerika muri Europe bakakubaza za qualification zawe wenda ari nk'akazi ushaka ariko muri Afurika habe service habe akazi habe iki cyose abaza ngo who sent you ni ndakohereje hano rero icyo gihe niyo Meghan yaba yaragiye muri Miss Rwanda bimeze gutyo ntago we yari afite ubushobozi bwo kuba nyine yavuga ngo byumvikane cyangwa niba hari n'abamudiringiye niba koko icyo gihe yarabaye Miss ko hatanzwe amafaranga ntiyari kubimenya ko we ntayo yari afite yari umwana urumva nyine byaba byarakozwe n'abandi bantu ahubwo cyane cyo kirasobanutse kuko muza ku bantu bajya bahabwa inshingano zo muri Miss Rwanda baba bamaze kusa naho bari seriyemo cyane ukuntu tujya tujya kwa Miss Jolly uretse kwita abantu inyana z'imbwa mbere uko avuga iryo jambo wenda nuko hari andi magambo yabanje ahubwo se wenda n'iryo jambo abantu bose bajyaho nuko ari igitutsi wenda ubusanzwe abantu babyita nk'igitutsi kuko hari umuntu wabyita akababara bikaze baye atari blague kandi nyine ari Miss Rwanda ari umuntu nyine bihita bitungura abantu ni nko kumva undi igitutsi n'ubundi gisanzwe kiriho iyo gitutsi kirasanzwe ikidasanzwe ni uwakivuze yego nyine bahise bumva ari ikibazo bahita bagira guta abantu benshi babivugaho ngo yabise inyana z'imbwa ariko ngiye nkurikije ibintu yavuze ibintu yavuze nibyo ni ukuri birenze no kuba inyana z'imbwa pe hari abantu bashatse abagabo babera zo kimwe n'uko hari abantu babashatse abagore nabo babera bindi navuze ariko ibintu yavuze nuko wenda byiswe igitutsi bakabigenda ariko nibyo nabo babirebe barabibona bariya muturanye na bariya bose nawe hari abantu ujye ubona b'inyana z'imbwa shara umuntu njya nkabona yaragendesheje noneho yaba ari umugabo wakwibuka ukuntu kera bakundaga abana babo ukavuga ati ubu bakomye amashyi ngo ntitwatemesheje yewe ukumva ni ikibazo gikomeye ariko mugani ukwibaza ngo kuba ari hano mbere byose babanje kuvuga umuntu utujuje zino nshingano niwe wiswe inyana y'imbwa yego twaza se wa mugani we niba izo nshingano wazuzuza iyo message irakureba ntago ibikureba pe ntago uba uriyo uba wita hoya ni igitutsi kigaragaza nyine umuntu w'ikigwari wo kunengwa yego atari kabisa niba bivuga ubwo niba byagiye bicaracara social media zigiye zitandukanye cyo tugarukaho kugira ngo tubashe kugenda duhana ibitekerezo nawe ujya muri comment aho ngaho ukatubwira uko ubyumva tuvuze ko tubyumva ubwo se Miss Jolly
ubundi mufata gute wowe? Mr. uriya mukobwa ndamwubaha. Uriya mukobwa nyine ni umunyabwenge, ni umuhanga, ari serious. Nyine nkunda ibintu akora n'ibintu avuga. She's so serious. Ni we role model wawe? Se buriya ngera role model. Banumva ntabishobora kugira role model kuko umuntu ashobora kugira utuntu twinshi twiwe wenda nkakunda akantu kamwe kuri we ibindi ntabikunda cyangwa nkakunda tubiri ibindi ntabikunda kugira ngo mbere role model rero nyine bikagorana. Ego akampinduka. Ahubwo ngewe ndebera kuri cya kintu cyiza yakoze nkunze nkagerageza kwisanisha nacyo. Ariko buriya umuntu umwe aba ari ikintu, umuntu aba ari ikinege aba ari we wenyine. Ibintu by'amararo nyine iyo umuntu akoze akantu nkagashima hoya ntago ari ukwifunga. Oya ntago ndenze pe, ntago ndenze. Ariko umuntu ashobora gukora akantu nkagakunda. Yego bibaho pe. Umuntu iyo akoze ikintu cyiza ngenda mukunda. Niyo abantu bavuga ngo baramwanga, niyo bavuga ngo ibi ni ibiki, ngewe iyo nakunze umuntu ikintu akora aba ari ibyo. Rero nshobora gukunda iki ngiki, kiriya kindi ukora sinkikundi. Nkurikira icyo wakoze ibindi nkabireka. Wakuze wumva uzabikiza? Nakuze rero iby'amategeko byaje kuzamo gute? Ibintu by'amategeko nakuze nkunda kuririmba cyane. Nyuma yo kuririmba numvaga nziga journalism cyangwa se nkaba nk'umukinnyi wa film. N'utwo tuntu dutatu twambagamo narabirebaga nkabikunda byatari. Noneho ngeze muri tronkome banyohereza ku kigo nyine ndatsinda, banyohereza ku kigo. Mpita mbona ko ahantu ibintu banyohereje kwiga nta hantu bizahurira na journalism. Ariko ngiga mbikunze kuko icyo gihe nari nangiye kuba umuhanga byatari, nsigaye nkunda kwiga. Ni umuhanga byatari. Nari nangiye kuba umuhanga kuko mbere yaho ntakubeshye tarante zanjye amanota ya danje nagiraga ari 30. Uziko amanota menshi nigeze kugira ari amanota 52. Nabwo ndi umusibire mu wa kabiri segonderi. Ngeze mu wa gatatu ndatsinda mu rugo, bari bazi ko gutsinda ari inzozi bitanambaho. Ngeze mu wa kane ntangiye kujya nkina amanota 80. Usorumva ntari ntangiye kuba umuhanga, nari ntangiye kujya mbikoraho bikemera, nkumva kujya ku ishuri nta kibazo, kumva niyo ntajya muri etida n'undi nzatsinda, kandi koko nkatsinda. Bagatemana nushimwe. Ariko muri tronkome iwacu bagira ahantu bajya kuntiza cyangwa bakaba bankodesheje nk'umubyeyi, bari ubwati bumujyanye turuhuke. Nari umuswa bihagije. Noneho nize accounting. Muri accounting habamo isomo ryitwa law. Noneho nkajya nditsinda cyane. Nkajya ntsinda law cyane. Yatsinze cyane. Ngeze mu wa gatandatu mpindura ikigo. Ahantu nagiye kwiga nsanga kubera hari muri prive mvuye muri leta, nsanga basa nkaho bari inyuma yacu. Teacher akajya kwigisha ibintu nzi nize, nyine agahita abona ndi gukora ibintu nzi nsanzwe nzi. Yafatika yanjye nigiragamo umwaka ushize mu wa gatanu, agahita abona ibintu ari kwigisha ndabifite. Nari mfite n'amasilabisi nyine yaro. Noneho akajya ambaza nyine, akajya ambaza ibintu byinshi, mpita ngenda mbikunda, nkajya numva ni isomo nzi kurusha abandi bantu, nyine nkumva ndabikunze byatari handi na teacher nyemera. Ngiye muri kaminuza ariko nkatinya irindi somo ryitwa imibare. We muri accounting nta mubare n'umwe wabagamo keretse kubara amafaranga. Ariko ibintu ngo find x find y ngo delta ngo no muri no cost, ariko nyine no kubara amafaranga tu, ariko no kubara amafaranga ni za reja no oya nta x nta y, nta hantu wahurira nayo ntibishoboka. No, ahubwo cyaretse muri ro niho twajyaga nk'ahantu tugakarikira ngo nka rampsam ngo baho umuntu, ngo amafaranga baho umuntu, ngo ya pension, ngo muri pension, ibintu nk'ibyo. Ariko nyine ugasanga nta amafaranga turimo turibarira, ko ari amafaranga ntago birushya. Kubara inguzanyo muri periode zinizi bishyura gute? Ngo za jano reja trial balance n'ibiki kandi ahantu byorohera nk'iyo tugeze ahantu dukoresha machine tugiye gukora za pratique, ukora nka jano ne cyangwa ibindi gahita bigukorera by'inyuma. Sage ni kwikora
rero ndangije ngiye muri kaminuza ndebye accounting mbona irimo general mathematics na statistics nikubita muri finance nsanga nuko nikubita muri rural development ampaye cooperative management yesuwe ndabye muri ro nsanga habe no kubara rimwe keretse kubara article nyine article ya 100 ati isi niyo article hano article ihana viole sur minere anza nawe muntu utayizi ni penal code ba muri penal code igitabo cy'amategeko y'u Rwanda hana ni ingingo y'133 gusambanya umwana nuko nyine bivuga hanyuma hasi bakazisobanura penal code bayikorera amendment nyinshi ariko iyo duheruka ni 2018 niyo nshyashya haje usanga nyine nk'itegeko ryakozwe mu 1999 ikiriho cya kirangantego gifite amatwi bakazarisoramo bakarikoresha bajya nko 2016 akaba ari bwo barihindura gusa rero penal code yo ikunda guhinduka ugereranyije wenda n'andi mategeko rero iyo duheruka nshyashya ni 2018 ariko iyo article n'ubundi niyo to 33 igitabo cy'amategeko y'u Rwanda turagana ku busozo fresh cyane nizere ko utazagaruka ariko udagaruka igihe kinini utaza kurya ni mama yose ntago nzongera gutinda ikintu ku mutima wabwira abantu se ni igikira uyu munsi rero ukarengera ubwo introducing kuri yawe TV bigenda bikore n'ubundi hoye byarangiye sikaye n'umunyamakuru nsigaye ibintu byose amahirwe naje kujya mu buzima bwanjye ibintu byose bijya byenda gusa nk'inzozi zanjye njya ngira umugisha wo kubigeraho bimwe na bimwe hari channel nsigaye nkoraho yitwa Musana TV yego abantu banyarukireyo barebe ibiganiro dufite introduction ubu hano iyi nyihinduye Musana muri aka kanya turi kuri Musana TV ase kuri kunera isoni Patrick okay ni wowe nyine ubu ngubu tuvuge ko uyu munsi twatumiye Patrick akayakira tuyisenye utarajya kuri kamera niwe mona wowe ujye ujyaho kandi turimo tuvuga no yase urumva avuga ntago ajya avuga ariko n'ubundi wowe bagushyuzeho byagorana wicaye nko ku ntebe nicaye abantu batazi Patrick rero mbarangira ukuntu bimeze yicaye nko ku ntebe nicaye muri frame hajyaho nko guhera hano kumanura kuko ukuntu areshya ubu ngubu turi kuri Musana reka tubasuhuze tubifurize kubwa neza aho muherereye hose mu nce nyinshi zitandukanye abari mu Rwanda muri Afurika i Burayi muri Amerika n'ahandi hose tubifurije saa sita nziza Uwiteka abahire cyane uyu munsi twaba turi kumwe n'umutumirwa wacu Kasongo Patrick nuko agahita tuganiriza nyine abantu banyarukira kuri Musana TV barebe ibiganiro dukora ego hanyuma indi nzozi hariya sana nakubwiye ngo nari mfite inzozi zo gukina filme kuri Kiramani Empire hariho ego hari ama video yasohotse twakoranye na Kiramani nanjye ndimo urumva ko bya bintu nishimiraga numvaga nzaba ego nararirimbye mfite indirimbo yanjye nararirimbye ndi umunyamakuru nkuko nabirotaga na filme nzigezemo nzagaragara wenda no mu zindi ziri inyuma kwa Kiramani twakoranye nyinshi zizasohoka basure Kiramani Empire wenda hari n'ahandi hatandukanye nzagaragara nzaza mbibabwire nabyo mbaye na metre urugendo ruracyahari gusa nyine ubu ngubu ni intambwe yo kwishimira kuba byuze buri byose narakojejeho imitwe y'intoki Okay, thank you so much for watching our TV. Reka dusubire mu ganiro cyo bitaha amahoro y'Imana abane namwe. Bye bye.